ariko ubundi buriya nta kintu ubonamo nk'iyo urebye sa Chantal nawe ukireba ubona musa se kuba wamubwira ngo nsa na mama nyine mama ntabwo dusa cyane ariko ajya ambwira ko nsa na papa menya rero mpamvu yanga ko nyine yanga kunyereka papa sha banyita ikinyendaro banyita igikiningi nze mu manga nyereke papa yaranze nyine nagira ngo mbwire ati impamvu yatumye nkoreza za DNA oya ibyazo byararangiye wowe niba ukinafite uzabyihorera uzabisibana hose ntabyo nyikeneye gukoresha. ese ko numva udashaka ko tubivuga kuba warankoreye ibyo bintu byose ntabwo bivuze kuzajya uza ngo urinye hejuru urumva neza Soso ariko kubera iki mwumva ko wakorera ikintu umuntu warangiza ukashaka kumusuzugura ko kagenda ni sawa ninjye usuhuza makuru meza nakwanduza Soso ari mu nzu ari mu nzu kugaburira imbwa se bari sarura uri kwigaburira hari ikibazo se ndimo nyine ibishonje aya masaha yageze yo kwigaburira nyine no kwitunganyiriza isuku isawa kabisa anyway andi makuru se meza use ntabwo uri kunokirwa ntabwo ndamara kujugunya bino bintu nta kibazo nashaka kugira ngo menye bikomeze umeze neza Njyewe nyine ushaka kumenya uko ameze hari icyo bitwaye se meze neza mu rugo byifashe fresh bancanze ariko Soso ari mu nzu tu nta kibazo nawe ndajya kumureba ariko nawe twaganira niba nta kibazo ngiye tuganira si uko twaganira ntabwo nyine mba nemerewe kuganira n'abashyitsi ba Soso ariko ngewe nta kibazo mbona se hari iribi ryanjye nta ribi ariko nyine urumva nimba umuntu yaragushizeho amategeko kuko utagomba kuganira n'abashyitsi be abantu bose nyine baza hano nyine urumva nyine ntabwo nabirengaho niyo mpamvu nandi bikubwira ko Soso ari mu nzu nyine atanabibona bikaba induru nta kibazo reka ndebe ariko hari ikintu nashaka kukubaza amakuru ya mama wawe Chantal mama kumva se ubwo mama umuzi noneho neza byose n'amazina mama se muraziranye ndamuzi mama wawe umuzi gute yakuntumyeho yabuze ibiryo ibihazi bigira ngo itere urusaku mama yakuntumyeho se ntabwo yakuntumyeho ahubwo just nashaka kugira ngo menye amakuru menye uburyo mumeze mama none se mama umuzi gute buriya rero Soso tuganira ibintu byinshi aba yarabimbwiye ku buryo Soso muganira akagira naho muzanamo Chantal nzi ukuntu amuzira kubi mukagezana burya baranazirana ni amazi n'umuriro hahandi Chantal iyo yaje hano ahantu yicaye Soso ntiyahicara burya aranavuga ati tukoze intebe tugakoropa ngo yinjeje indango n'imbaraga asa ngo nyine barazirana ku rwego udashobora kwibeshya ahubwo siko nawe njya numva ngo ntabwo meranye neza na Chantal bimeze bite bya mama se ntabwo gufata neza sinzi nyine utubazo muba bafitanye na mama wawe nyine biriya ni iby'ababyeyi nyine
ababyeyi nyine ahari baba bashaka nyine hari ukuntu umubyeyi wenda abyuka hari yabyukiye nimba ari ibumoso nyine ashaka kuvuga nabi ko ntari kurenze nyine nasi ko ariko ababyeyi babaye. buriya rero ngewe Soso turi inshuti nta kintu aba atambuye twese atambuye she's my close friend. Rero ibintu byinshi biberekeyeho aba yabimbwiye, that's why nyine mba naje kugira ngo nanakubaze uko nawe umeze tu. Ibyo Soso muvugana ibintu byose byose ndumiwe. Oya ntabwo ari byose ku buryo abangwa ibintu byose ndabizi ariko hafi ya byose mba mbizi. Ariko ubundi buriya nta kintu ubonamo nk'iyo urebye sa Chantal nawe ukireba ubona musa. Se kuba wamubwira ngo nsa na mama nyine mama ntabwo dusa cyane ariko ajya ambwira ko nsa na papa menya rero mpamvu yanga ko nyine yanga kunyereka papa sha banyita ikinyendaro banyita igikiningi nze mu manga nyereke papa yaranze mbese banyita ibintu no hano ubuzima mbamo wa muntu we mba nabuze nyine nukumbiye ndi wa muntu ntabwo nkiteka ibiryo ngo babirye ngo ntabaroga urumva ndi wa muntu usigaye mbese bigengesera nk'umurozi ngo ndi umurozi ngo nazanye ngo ibishimani bambaye mu buzima bubi wa mwana mbaye mu buzima bubi ku buryo nyine hari ikigihe kigira nk'ava si uwafata sumu yapanya nkiyica ubundi nyine hari igihe ubaho ubuzima nyine ntago ubuzima bugukunze ntibunakwanze basi ko base ubundi kuki ntapfuye bikagira inzira ariko nanone nyine ukaba ukabura uko ubigenza nyine ngiye bisenyera bibazo. Rero nyine icyo nakubwira ni ukwihangana sibyo kandi cyambere burya no kubanza kumva ko muri iyi satari wowe wenyine ufite ibibazo ko hari igihe ushobora gusanga uri gutaka gutyo ariko hari undi waciye ukuguru ibyo bitekereza, hari undi baciye amaboko yose, hari undi uri mu bibazo birenze ibyo ngibyo. Rero icyambere no kubanza ukumva ko atari wowe wenyine hangize ugashaka uburyo cyuva muri ibyo bibazo sibyo. Sha nyine wowe urabivuga nk'ibintu byoroshye sha burya wamenya ko aho yangubeho nk'ukuntu hano mbayeho afazari ibyo byose byabaho man akuzi kubyuka umuntu agutuka kurya gutuka ntiwakambara baraguha umwenda ati ntushinzwe kuwambara baraguha aho kuryama ati jya kuryamana n'imbwa sinyikora bamfanye ku kazi ubu ngubu ndi umushomeri ntaho nakuri igiceri cy'ijana. Ndumva ibibazo ari byinshi tuzafata umwanya wo kubiganira siko bimeze. Shanari reka njya kureba Soso. Sawa sawa. Aya nende ukora iki? Jesus, karibu. Sitari. Ko wabaye umugabo ndagira ne? Amafaranga wanyibikagese. Biteze amafaranga bisa ameze neza. Amafaranga yaraje. Yashana ntabwo amafaranga araza kuko amafaranga yaza gute narabona akazi gahoraho. Uyu akazi gahoraho se niko kazana amafaranga ari igihe umuntu abona ikiraka rimwe ibintu byose bigatungana. Hari igihe umuntu rwose abona ikiraka ibintu byose bigahita bitungana. Sha ubwo ngubwo Imana nibishima bizaba ari ibyo kabisa. Ujya ko nubasa neza kabisa. Merci beaucoup. By the way, hari hanze mbonye Vanilla sha. Vanilla ni umukobwa w'umutima kabisa. Ko gusa kuri akabari kugaburira imbwa. Asate se kuri Vanilla. Nawe usibye kwirengagiza Vanilla areba iriya nzobe ntabwo ikwiye kujya kugaburira imbwa. Ese ubu byari ikintu nibaza nk'ubu uje kureba Vanilla muraziranye Vanilla muziranye ubu uje kureba Vanilla cyane n'indi uje kureba. Ubwo ndabizi ushobora gukurura itiko mpaka umva ibyo tubireke bya Vanilla ahubwo ariko kuruki ubutambaza amakuru
cyukoze kangagize ukuri najyaga numva Kenya ari igihugu gisanzwe ariko mbona kidasanzwe yagufashe neza warahindutse wagira ngo uvuye i Burayi arega buriya iyo ugiye ugahindura miliye byanga byakunda hari akantu kashanje makagaragara kabisa urasa neza n'ahantu kuriye n'igihe wari ukiri mu Rwanda wambara ukagabanya ibikabyo byawe nanjye ninshaka kuruka nzajya muri Kenya rero ndabizi wajya n'ahandi harenze aho ngaho sha rero urambabarira nyine zira DNA report nyine urareba ibyo wibitindaho bireke ahubwo wembwira bimeze biti nyine nagira ngo mbwire ati impamvu yatumye nkoreza za DNA oya ibyazo byararangiye wowe niba ukinafite uzabyihorera uzabisibana hose ntabyo nyikeneye gukoresha ese ko numva udashaka ko tubivuga nuko nyine byararangiye sinyibikeneye okay ngo ntari cyane ibyo nibyo byari binzanye kugira ngo nkwiexcuseho tu ikindi ahubwo mfite ubukwe wow ntiwumva se ubundi nibyo ngibyo dushaka turazinyweye rero mfite ubukwe na James inde James Soso ufite ubukwe na James wowe yes Jesus Christ isubaye iki James nzi se cyangwa n'uwundi wundi James uzi pas possible why ntabwo ibyo ngibyo mbishyigikiye habe na gato ya Soso Fanta niwe wansubiza gutyo nta soni urananirwa kwishima ngo mbwire congratulation umbazane imyiteguro igeze umfashe utangiye kumbwira ngo ntabwo bishoboka ushaka ari wowe warongora hanyuma se uri kumva ibyo ngibyo nabishyigikirana ni igiki kikubuza se kubishyigikira ariko abantu bo muri iyi koko hanyuma se uriya mu boyfriend wundi mbabarira mwashwanye ryari nukajya uzana ibintu nukajya uzura ibyapfuye boyfriend wo ku ishuri ndakubwira ngo mfite ubukwe kano kanya ugatangira kunyibutsa ibintu byo mu myaka ingahe ishize nkirama ibobura yinyibutsa ngo bigende bike umubwire ko mfite ubukwe urananirwa kunshyigikira ukambwira ngo hanyuma ngo boyfriend wawe sha ibyo ngibyo ngiye ntabwo mbishyigikiye kabisa ari sure ntabwo nshyigikiye I'm 100% sure ntabwo mbishyigikiye biri seriye kandi ako kubera icyo ubushaka kuba umuhema hano hose ni wowe utangiye kujya nsubiza ngo ntabwo mbishyigikiye ni wowe utangiye kujya nsubiza gutyo ako buriya ntabwo njya nshyigikira inkozi z'ibibi Soso inyoni z'ubu ngubu ntizicyubaha ibiti koko ibiki se bibushyigikira ibiki bibi ushyigikira James uramushaka ubwo ngubwo atari ubuhemu ubuhe buhema ariko ubuhe buhema uri kumbwira bwo gutesha undi mwana igihe okay cyokoze urantunguye nta ubundi ubunyizamuraho unzamuraho umutwe n'ubwo buri nete budashinga uribuka ko ari njye wakwishyuriye amashuri uribuka ko ari njye ufite uruhare runini mu buzima bwawe kubusuko none nsigaye mvuga ukandeba mu maso ndavuga ukansubiza narakwigishije untinya undeba ufite ubwoba usigaye utinyuka ukampangara ndavuze ngo koresha uko ushoboye woroganize gahunda zawe uzumfashe ujye mu bintu byanjye ntabwo ari njye uzajya wiruka kuri buri kimwe Soso kuba warankoreye ibyo bintu byose ntabwo bivuze kuzajya uza ngo unnye hejuru urumva neza Soso ariko kubera iki mwumva ko wakorera ikintu umuntu warangiza ukashaka kumusuzugura ako kageni uragira ngo uza ikintu cyose kibi cy'umwanda mbabarira kuba nkubwiye ngo uzaze umfashe mu bukwe bwanjye ndakubwiye ngo ukorope inzu ndakubwiye ngo ukorope inzu ndavuze ngo ceceka nanjye ntabwo ngomba gushyigikira ikibi cyose giturutse mu kanwa kawe naha bigeze naha bigeze reka nkubwire wowe ushatse kuzamura umutwe reka da ubyumve kandi unabimenye uzagende uhirwe n'ubwo bukwe bwawe urumva
Soso. Soso. kuramamaga bambaza iki ibyo nakubwiye ni igice kitari kumvikana ndakubwiye ntushake kunyurira ngo unimye hejuru ngo kubera ibyo bintu byose wankoreye urumva Soso nanjye ubu ngubu ndi gukorera amafaranga ndi gushakisha uburyo bwose ngewe umva uzambarire amafaranga yose wakoresheje ntakazaho nyagusubiza nagukubire kabiri ako ntago nshaka umuntu uza kunyejuru ngo nukubera ngo yankoreye ubuntu bw'amafuti ariko se muri Kenya bakugaburiraga ibiki ubanza ari impanga yawe banyoherereje ntago natekerezaga ko ushobora kuntinyuka ukambwira aya magambo nta nubwo natekerezaga ko wowe ushobora gutinyuka kurebana nanjye mu maso ahubwo nanjye mubaze uri Soso nsanzwe nzi ibyo bintu ushaka kunyigiraho ni ibintu bimeze gute ko mbere twumvikanaga kubera iki wabaye icyo kubera iki uri uwo nguwo nongere nsubiremo ubwo bukwe bwawe na James uzagenda uhirwe nabwo nanjye nzabutaha niba ushaka ko nanagutwerera akira ariko abantu mwabaye kanu kanya we nafashe nkakugira ubu uri we niwe utangiye kujya unkora ibi bintu ni wowe reka njye guhanagura ikote nzataha ubukwe bwawe Soso ndagusiga urajya hehe ako se watewe n'ibikiri kuko mbona uri shitana ahangaha ushaka mbona wowe wahindutse wikanze iki njye icyo nashaka ni agasuzuguro urumva niba utaransuzuguye cyagiye wamfashaga kuriya ntabwo washaka kunsuzugura ako kagene mu gihe ndi gukorera amafaranga yanjye ako kuba nkusaba ko wajya inyuma y'ubukwe bwanjye ugakurikirana ibintu nakaye gasuzuguro nagusuzuguye ariko wikanze iki ni ikihe kibazo ufite kibi bintu bidasanzwe Fanta shut up